iby'urukundo rwawe Yesu byananiye kubyumva murambisoma nkabyumva babyigisha nkabikurikira ariko sinyurwa byibaza ku manywa ageze ubwo nsinzira nkabibyumva sinabishyikiraho nabuze n'umuhanga wabisobanurira neza babivuga w'agace gato gusa ngo sinyuzwe nabuze n'umuhanga wabisobanurira neza babivuga w'agace gato gusa ngo sinyuzwe iby'urukundo rwawe biraremeye cyane ubwoko bwawe bubanza butabibasha ubwoko bwawe oya ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza kugerageza ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi Yesu urabizi bakwambitse ingofero y'ubugome ariryo kamba ry'amahwa ngo rikubengata maze wikore umusaraba uri bubambeho kwikorera bitari gushoboka ushyira ku bitugu ushyira nzira uragenda ugenda uvana urihangana umubiri wawe uhinduka inyama urebera bawushinga ureba uramaramaza bawukubambaho urabyemera ngo ni ukubera urukundo kandi abo wakundaga ntibakwemeraga iby'urukundo rwawe ntibirasiga ndagusabye urutonde rw'ibikorwa bizakorwa tugeze imuhira ntirakabure ko umwanya w'ubuhamya In a quarter mile, turn left on East Valley Highway. iby'urukundo rwawe kuko iyo mbitekereje biransiga ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza kugerageza ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi Yesu urabizi ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza kugerageza ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi